imwe iri ku mugabane w'Uburayi, indi nyamaswa ikaba ku mugabane wa Amerika. Yarangiza byonyine ubwabyo gusa, ubwo hariho Uburaya mu buhanuzi, hakaba na Amerika mu buhanuzi, ariko si Amerika yose, ahubwo ni leta zunze ubumwe za Amerika. Ntabwo havuzwe Mexique na Brazil, ntabwo havuzwe abuza abantu kuramya inyamaswa yo mu Byahishuwe 13. Impamvu muri Bibiliya herekana inyamaswa z'uburyo bwinshi. Hari inyamaswa zisanzwe zizwi mu mazina, ziba mu ishyamba, zikorwaho, zizwi, zifotorwa cyangwa zitinywa, ariko akaba ari inyamaswa siyo. Hari inyamaswa zigiranwa n'ubutegetsi muri Daniyeli 7:23-24, akaba izo nyamaswa zo muri Daniyeli 7 ari amami yabayeho, ubwami bwa Babuloni bwagereranyijwe n'intare, nk'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwagereranyijwe n'idubu, nk'ubwami bw'Abagiriki bwagereranyijwe n'ingwe, nk'ubwami bw'Abaroma bwagereranyijwe n'inyamaswa iteye ubwoba. Ntabwo ari ubwo, sibwo marayika wa gatatu ari kuvuga ngo ntibakabaramye, abo ntabwo baziyamamaza. Icyakora iyi nyamaswa yo mu Byahishuwe 13 ifite ikimenyetso kuri buri butegetsi bwose bwabayeho, buri muri bwa bundi harimo ibimenyetso byabwo. Nka marayika, nk'inyamaswa ya mbere y'ubwami bw'Abakarudaya b'i Babuloni, nibo baremye igishushanyo bagishyira mu kibaya cya Dura. Ubwo iyi nyamaswa nayo izaremesha igishushanyo, cyangwa se ifite ikizakora, kizaba ari igishushanyo gifatika gikorwaho, ahubwo abantu bazahura n'igishushanyo cy'inyamaswa byanze bikunze, kuko ubwo niko resemblance, akantu k'ubusaniye kagasanira n'icyo ngicyo. Ku ngoma y'Abamedi mu minsi 30 umuntu yakeneye gusengwa abihamigirijwe n'abandi. Iyi nteko yashatse ko umwami asengwa Dariyo, yarangiza n'ubundi muri iyo nyamaswa yo mu Byahishuwe 13 umuntu azakenera gusengwa. Ubwo bizaba bije ngo Yesu ye gusengwa na se, ahubwo asengwa umuntu. Ubwo ukumva ko ubwo azaba ari cyakindi gikuru. Noneho kuba nta mpaka, Abagiriki ntibabarwaho byinshi cyane ku babizi, ahubwo babarwaho izina bari biyise byitwa abadapfa. Noneho yarangiza Desimortere, yarangiza bari bafite ingabo zarwanaga bakazishyira mu miyoboro igera mu 10 imirongo, yarangiza umwe yapfa undi akahajya. Bigaragara neza ko iyi ngoma izabigoye, kuko ni ugutsinda umwe mu magambo, cyangwa umwihanishije undi agasubira hahandi akavuga kwa kundi. Ibyo nabyo bizaba bigaragara neza ko bibaye nk'iby'Abagiriki. Noneho ku bw'ibyo kandi iby'Abagiriki turongera tukabakesha umwami wabo wa mbere wamaze kwigarurira isi, icyo ni kimwe, akicwa n'inzoga. Byongera ubwabyo gusa, iriya nzoga iragaruka. Noneho bikongera bikavuga byinshi cyane ku nyamaswa iteye ubwoba. Iyo nyamaswa yari inyamaswa ifite n'amahembe, ubushobozi. Yarangiza yagizeho byinshi ntakunda ko dusobanura uyu munsi gusa, ahubwo iyi nyamaswa yo mu Byahishuwe 14 umurongo waho wa 2 n'uwa 4 niyo marayika wa gatatu abuza abantu kuzayisenga. Noneho ku bw'ibyo ni Ibyahishuwe 13 umurongo waho n'uwa 2, Byahishuwe 13 umurongo waho ni marayika wo mu Byahishuwe 14 uyivuga, marayika wa gatatu. Ariko iyo nyamaswa bari kuvuga si zazindi zose zo muri Bibiliya cyangwa zo mu ishyamba, ahubwo ni inyamaswa yo mu Byahishuwe 13 umurongo wa 2 n'uwa 4. Harimo aya magambo agira ku murongo wa 2, haravuze ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kavugaga kasaga n'ak'intare, cya kiyoka imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami bwacyo n'ubutware bukomeye. Umurongo wa 4, baramya cya kiyoka kuko cyahaye ya nyamaswa ubutware bwacyo, baramya na ya nyamaswa n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi nubasha kwirwanya. Urumva ko ubwo marayika wa gatatu avuga ati nyabuna abantu bazaramye kiyoka bongere baramye n'inyamaswa. Ubwo n'ubuhanuzi Yohana kwereka. Arongera abonye marayika batazavuga ati muramenye igihe uzaramye inyamaswa azaba ari kuramya n'ikiyoka. Kubera iki? Ikiyoka cyafashe ubushobozi bwacyo n'intebe yacyo bigira inyamaswa. None abantu nabo bari ku isi bose baramya ya nyamaswa, baramya na cya kiyoka. Yohana nawe
ariko kwereka marayika wa gatatu aravuga ati genda ubwira abantu ngo birinde kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Uyu si umurimo woroshye, ahubwo ni umurimo ukomeye ku babyumva neza. Niyo mpamvu ati rero ahangaha havuga inyamaswa z'uburyo bubiri kandi zizafatanya. Marayika wa gatatu bagomba kwerekana hari itandukano ry'inyamaswa ya mbere ivuye mu nyanja, hakaba n'inyamaswa ya kabiri ivuye mu butaka. Izi nyamaswa zombi marayika wa gatatu agomba kuzivuga, yarangiza akazereka abatuye ku isi, kuko harimo umuburo uheruka. Kimwe kiri inyamaswa imwe iri ku mugabane w'Uburayi, indi nyamaswa ikaba ku mugabane wa Amerika. Yarangiza byonyine ubwabyo gusa, ubwo hariho Uburaya mu buhanuzi, hakaba na Amerika mu buhanuzi, ariko si Amerika yose, ahubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo havuzwe Mexique na Brazil, ntabwo havuzwe Canada, ahubwo bavuze ibyo bita les Etats-Unis d'Amerique. Noneho kubw'ibyo, kugira ngo abantu batazumva uwo mugabane wose ngo bawugire icyo, ahubwo bagomba kumenya neza niyo nyamaswa ivuye mu gitaka. Kuva mu gitaka bivugwa kenshi kandi bizwi na benshi mu ntambara ikomeye. Kuva mu gitaka nuko abayituye bwa mbere batayihawe n'intambara, ahubwo yatangiye ari ubuhungiro. Abari bahunze ntibari bahunze intambara za politike, ahubwo bari bahunze intambara z'imyemerere. Ntibari bavuye ku migabane yose y'isi, ahubwo bari bavuye ku mugabane w'Uburaya. Bambukiranyije amazi magari ya Atlantika, barongera bambukanya amazi magari ya inyanja ya Pasifika, bagera muri Amerika, bakora ibishoboka byose byiyubaka, biyubaka ku bwenge n'ubumenyi n'imbaraga n'umwete. Bakundaga imirimo, bakundaga abantu, bituma inyamaswa yabo igereranywa n'inyamaswa isa n'intama. Inyamaswa ivuye mu gitaka ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko umuhanuzi kamwumva uko yari yarayivuze, kugira ngo nibura abantu bajye babumva, atari ukwiga nko gusebanya, ahubwo ibyahishuwe. Ubwo ni ukumenya neza ngo Amerika yatangiye neza, ivuye mu gitaka, izasoza nabi. Tugiye kubaza umurongo Bibiliya aba ariyo mujya mubaza, kugira ngo nibura buri wese ajye amenya neza ibyo avuga ibyo ari byo, kandi ibi byose ari umurimo wa marayika wa gatatu kubivangura ngo abantu bamenye. Ni ngombwa kumenya gutandukanya inyamaswa yavuye mu nyanja, aribwo bupapa ku mugabane w'Uburayi, tukamenya inyamaswa yavuye mu gitaka ariyo Amerika, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye ikomeye kandi kogera igahinduka igihangange ku isi, itanyuriye mu kumena amaraso, ahubwo yanyuriye mu mbaraga n'ubwenge na gahunda. Kubw'ibyo yarakuze, kuko imyaka ikura iva mu butaka ikaza yiyubura buhoro buhoro, ukabona niba ari intoke, niba ari igishyimbo, ukabona imera buhoro buhoro, ikomera kugeza ubwo amaherezo yera imbuto. Noneho kubw'ibyo mu byahishuwe 13 umurongo wa 11 n'uwa 12, ndetse turasoma n'uwa 14, 13 umurongo wa 11 na 12, haranditse hagira hati, nuko mbona undi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. 12, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo hatisi n'abayirimo, ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Urumva ko impamvu ari igomba kuba inyamaswa se yakize uruguma rwayishe ni iyihe? Ni ibyahishuwe 13 umurongo n'uwa 3, haranditse ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo, ibyahishuwe 13 umurongo 3, nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayiwishe rurakira. Umve ko iyi nyamaswa ya kabiri ije itagira akazi kayo bwite, ahubwo ifite imikorere yo gushyigikira iya mbere. Urebye ukuntu bimeze, ni amagambo y'interagahinda. Bagiye gushyigikira abo bari barahunze. Ngo ni abaprotestanti hariya, yarangiza bo ubwabo bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Amerika, ariko bagiye kongera kugira imikorere, imivugire, inyamamarize, imyemerere, imigenzo ihwanye n'iyo bari barahunze, bakongera kuyoborwa n'ubundi n'abantu aho kuyobora ijambo ry'Imana, kandi aribo barirengeye. Niyo mpamvu bavuze ngo bongera iyo nyamaswa wari umutwe wa 5 kwa somo byahishuwe 17. Nuvuga ngo umutwe wa mbere wo kuri iyo nyamaswa ni Abakarudaya, umutwe wa kabiri ukaba
Abamedi n'Abaperesi, umutwe wa gatatu ni Abagiriki, umutwe wa kane ni Roma ya gipagani, umutwe wa gatanu ni Roma y'ubupapa, ariyo yaje gukomereka uruguma rwica mu 1798. None Amerika irahagurutse, ku babizi bazi ko yabonye ubwigenge hirya y'1600, yarangiza ariko irongeye igiye gushaka ngo n'ubundi ya nyamaswa yakize uruguma rwica yongere ikore nkayo, ariyishyigikira, aho kwigirira ubwenge butekereza, kwipangira imyemerere, kwigirira gahunda ifite icyerekezo cyerekeye iby'Imana nk'uko bari baratangiye, barongeye bagiye aho ngaho. Kandi si ibyo gusa, bazakora byinshi. Niyo mpamvu ku murongo wa 14 n'uwa 17 hatubwira neza ko hari ikindi, nicyo gice n'ubundi cya 13 kigahishuwe, kugira ngo nibura abantu bajye bamenya ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Umurongo n'uwa 14 haranditse hagira hati, iyobesha bari mu isi yose ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa. Bwa mbere iyobeje isi, abari mu isi yose ibabesha ibimenyetso, nyuma ibabwira no kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Mwumve ko bari kuyigarura bakayitunga n'agatoki, bamaze kuyigarura kabiri yarakomeretse. Ni mu Byahishuwe 13. Yongera nyamaswa yo kurema igishushanyo cy'inyamaswa yakomeretse, irongera ihatiriye abantu kongera kurema igishushanyo ariko cya nyamaswa yakomeretse. Mwumve ko ntabwo bari kwanga ko twitiranya inyamaswa zo mu Byahishuwe, ahubwo bari gushaka kwerekana ya yindi yakomeretse. Noneho umurongo wa 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha, gutunda, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ryayo cyangwa umubare w'izina ryayo. Urukumva ko iyi nyamaswa ya kabiri ni umukozi w'iya mbere. Isi yose izahangana n'umukozi wa kabiri uri gukorera ubutegetsi bwa mbere. Bizasaba ko marayika wa gatatu ibi byose abisobanura neza, ariko kuko tutabisobanuye ingingo kwa ngingo bitewe n'igihe, turaga Uburaya nk'ubwahawe ubutegetsi n'ikiyoka turaza kubireba.